abaturwanyije tuzabarwanirira katagura ibiziriko by'amateka katagura ibizirika abakobwa b'iwanyu turabikataguye ibizirika abasore b'iwanyu turabikataguye ibizirika abagore b'iwanyu turabikataguye ibizirika abagabo b'iwanyu turabikataguye ibizirika abuzukuru turabikataguye ibizirika buvivu n'ubivivure turabikataguye ibizirika abuzukuruza turabikataguye ibizirika baje kubagiza iwanyu turabikataguye ibizirika bakazana b'iwanyu turabikataguye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana umuriro w'Imana umuriro muri famiye umuriro uzenguruke uyu muriro nuze umuriro wawe Mana turakatagura ibi biziriko byose turabikatagura izi nzandiko basogokuruza basinye izi nzoga bagiye gutura bagaturira abanyabi igikorane cy'ubutumwa bwiza n'amasengesho. Isengero Anglikane mu Burundi diocese y'Imatana Paroisse Sainte Thérèse yo ku Murama yarabateguriye igikorane cy'ubutumwa bwiza n'amasengesho kwigenekerezo rya 2 n'irya 3 uku kwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene w'2022 dusanzwe turimwo. Ico gikorane kikazoba kiremeshejwe n'umuvugabutumwa Reverend Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste asanzwe ava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hakazoba hari n'imigwi y'abaririmbyi nka Korale Vyizigiro ikorera muri iryo shengero. Korale Tundaravwana izoba yaje iva muri diocese ya Bujumbura. Tutibagiye n'indi migwi y'abaririmbyi izoba yavuye mu mihingo itandukanye. Intumbero y'ico gikorane tuyisanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice caho ca 2 uhereye ku murongo wa 37 ukageza ku murongo wa 42. Kikazora gitangura igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo kirangire igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo. Kazobane n'akaryo keza ko kubereka aho inyubako y'urusengero rwo kwisumo igeze. Bantu mwese bo mu micungararo ya Murama, Nyabikenke, Kundava, Ryansoro, Nyamabuye. Kaze muri benshi mwiyorera imigisha iva ku Mana. Turabaramukije bene data tuzimana abantu badukunda mwese mukurikirana TUT tubagira no Bwuzu TV Imana babo mugisha muzi ko turi mu kwezi kuvuga ngo amavuta akandagira amateka. Uyu munsi rero twagize umugisha murimo muramureba Pastor Mutesi umubyeyi nkunda umukozi w'Imana nemera usiye ko niyo nta namwemera Imana iramwemera. We ni utambwe turamwikundira tumukundira ugera nko kuri 6 ndavuga 3 byonyine. Cyambere ukunda umurimo w'Imana. Amen. Kabiri ukunda Imana. 3 ni urukundo ukunda abantu. Utashyiramo abantu byo ntago twari kubyumvikana. Icya 4 ntugira inzika mu buzima. Oya. Icya 5 abantu batari bakuziho nta ntambagirana n'abantu. Abantu bakugiraho intambara ko nta ntambara ugirana n'abantu. Ambarangirana n'umuntu wari we wese kuri do. Bazirwana bonyine. Bazirwanira hariya bonyine. Noneho nagira ngo Pastor rero turakwakira abibonye ni yingiriyo ni TUT tubagira naho Bwuzu TV. Nagira ngo ntatinze ndashaka ko tuganira turi hafi gusoza kuno kwezi kw'amavuta akandagira amateka. Nk'umuntu w'umuhanga nk'umuntu uzi gusobanura ndakwifuzaho ibintu bibiri. Icyambere gusobanura amateka ukayavuga wamara kuyavuga ukatubwira amavuta
ubundi uko bikandagira ijambo nigireka ngo usengera Imana kwa twihute Amen. uhita unabasuhuza uhita unakomeza nta kibazo Mana nyiri ubutware nyiri ubushobozi nyiri gukora nyiri imbaraga nyiri umurengezi tuzi ko byose bikorwa neza mu buryo bwiza ndagushimiye ko uyu munsi wemeye ko kuri kamera za TUT hagaragara Pasteur Mutesi umukozi wawe wasigiye amavuta guhumuriza isi yose Mana umugire neza kandi ibyo tugiye kuvugira aha byose bibe byubaka imitima y'abantu bibe nibisenyera satani bikubakira Imana haza guha ubwayo Yesu Kristo umwami wacu amen you are welcome thank you urakoze cyane mushumba Imana iguha umugisha yego babanje ngo nk'umuntu w'umuhanga yewe iryo jambo rirakaze riraremereye nanjye ndacyabyifuza kuba nabawe ariko Imana iguha umugisha mufite topic nziza muri ibi bihe ivuga ngo amavuta akandagira amateka yego gusa wenda ngewe mpaye gusobanura ibintu bikomeye sinzi umuntu uherutse kuntumira kuri Authentique ambwira ngo ibintu nzajya kuvuga ndamwanti rero ibyo bintu bibaza Antoine Rutayisire cyangwa Desire cyangwa Gitwaza n'abandi ngewe ntago ari ibyanjye ambwira ati nta kibazo uzaza uvuge nkawe yego ubu nenda kuzajyayo nyine ariko ubwo nzavuga ibyanjye nyine ariko numvishe bampaye ibintu bikomeye rero nawe umpaye ibintu ubu iyo haba hicaye nk'undi muntu hano hicaye nka Desire cyangwa Rutayisire cyangwa Urutanse cyangwa Apotre Mignone baba damu bose baba bivuze neza biryoshye ariko mwihangane ngiye kubivuga nka Mutesi haleluya nenda bivuga nkanjye ariko nabo uzajya batumira nzabatumira cyane rwose kuri ni topic izamara igihe kinini uzambara ubatumire none ndashaka kuvuga wenda gato ku mateka amateka ashobora kuba amateka y'igihugu ashobora kuba amateka y'umuryango ashobora kuba amateka y'itorero ibyo bintu byose ni ibintu ushobora kugusangamo kuko igihugu gihera kuri wowe umuryango uhera kuri wowe itorero rihera kuri wowe nujya kubara umuryango wawe utihereyeho ntabwo azaba ari umuryango nujya kubara itorero ryawe udahereye ku mukristo wa mbere ko ari we wowe ntabwo azaba ari nujya kubara igihugu utihereyeho ubwo uzaba ufite wa mwuka w'inkokokazi akantu kose iraha ikubita yigizayo amateka rero ashobora kuba y'ahantu cyangwa akaba ay'umuntu amateka ashobora gushingira ku hahise ahanini ubundi ashingira ku hahise yitwa amateka kuko hari ahahise ubu usanga twiga amateka abami ba kera gutya na gutya ariko n'ay'u Rwanda urumva kugeza uyu munsi wa none uko bimeze yego ndakumva noneho rero aya mateka turi kuvuga ni amateka ariko yawe ndumva ariyo mateka turi kuvuga ndetse ashobora no gufata ku gihugu ashobora no gufata ku muryango cyangwa ku itorero kuko hose tubarizwamo cyane ndetse kuko ubutumwa bwiza tuvuga bwubatse ku mashyiga atatu bwubatse ku ishyiga ry'itorero n'iry'umuryango n'iry'igihugu rya leta igihe cyose uzabwiriza ubutumwa butari kuri aya mashyiga buzameneka nta musaruro buzagira rero aya mateka ahahise rero hashobora guhera kuri sogokuruza wawe sogokuru nyogokuru ku bantu bawe kandi amateka yacu araza akadufata neza komatana natwe agafatana natwe amateka nta hantu twayahungira ndabikubitsa ko amateka nta hantu umuntu ayahungira amateka yawe ntaho wayahungira ariko uburyo amavuta aza kuyakandagira ubundi nibyo biryoshye amateka rero ni ikintu gikomeye cyane amateka ashobora kukwimisha ikintu kandi amateka ashobora kuguhesha ikintu urakoze cyane niba rero bivuze ngo ni amavuta akandagira amateka turi kuri ya mateka ashobora kukwimisha ikintu ntabwo turi ku mateka meza turi ku mateka mabi ya yandi bashobora gushingiraho bashingiye kuri nyogokuru wawe uko yarogaga bashingiye kuri sogokuru wawe uko yishe abantu bashingiye ku mwana wawe nawe araza akagufata ni ibintu biri mu mateka ndetse no mu gihe cyawe muri kavukire yawe no mu mikurire yawe nabyo ni amateka ibintu wagiye wubaka ni amateka nabyo bishobora gushingirwaho bikakwimisha ikintu runaka amateka rero ni ikintu gikomeye amateka uragenda umusore akakurambagiza akagukunda yaba akikujyana waba akigupresenta kwereka ababyeyi hagaturuka hirya umuntu uzanye urwandiko rw'amateka ati none se
uyu mukobwa muri gusaba muramuzi Sekimondo se Sekimonyo wabyarwaga na Mutesi wo kwa muramuzi none se ntimuzi ko uwo muryango aribo baje kugira gutya bakagira gutya bikagira gutya tugadufite n'izi ngaruka amateka akabarabwisha mungu akavuga ati nagukundaga ariko burya ikintu cyose cyajeho ariko kiba gitaye ubuziranenge kiba gitaye uburemere nagukundaga ariko urumva ababyeyi banjye twakoze inama amateka akabarabwisha amateka uragenda ukajya ahantu bakaguha mikrofone bakaguha agatuti bagahita bagutegurira igiterane cy'icyumweru kubera ibintu Imana yagukoresheje amateka agahitaza kandi amateka rwandiko rw'amateka rurahari umuntu unyumva wese afite urwandiko rw'amateka uko niko yaba yakozwe n'iwabo cyangwa yakozwe nawe yaba yo Satani yamukoresheje aya mateka arahari ukicara rero bari kukwakira bakomye amashyi umuntu agahita azana urwandiko rw'amateka atari kubura murabizi kuriya muntu muhaye agatuti muzi neza ko yatandukanye n'umugore wa mbere ariko afite umugore wa kabiri ubwo se ibyo murabimukoresha ngo bigende gute agahita azana urwandiko rw'amateka ukuntu byagenze batandukana abana babyaranye ukuntu byagenze ukuntu bagiye mu rukiko ukuntu itora rigeze kumuhagarika ukuntu ryaje kumwakira rikamuvanaho kumuvuga butumwa none hano mwamwakiriye hakazana amateka ati mukozi w'Imana cya giterane cyari buzatangire ejo cyahindutse tuzaba tubamenyesha amateka baragutumira batumva iteraniro ryateranye Rwamagana abamama ni wowe uzatwigisha mu idini riniri ukitegura icyumweru ukavuga uti nzajya kubwirizayo umuntu agahita atwara urwandiko rw'amateka akarujyana turiya mugore muri gutumira muzi bye muzi ko buriya nubwo mumureba si umugore si umukobwa aribana nta mugabo agira urugo rwaramunaniye kandi wenda nta nuko utagize ngo wubake pasiteri agahita guhamagara ati mukozi w'Imana cya giterane twasanze mutari bugikore tuzabamenyesha ibyo byambayeho amateka urayazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakubaho ariko amateka urayazira amateka ubu dufite abantu bafite inzandiko z'amateka yacu kandi abo ngabo bakuba hafi nk'abakurwaje akuba hafi akamenya umugisha wawe wagize amenya uwagukunze amenya uwaguha igihumbi amenya uwaguha umwambaro amenya uwagutera inkunga akagenda amwiyegereza gake atari ko buriya uzi amakuru wowe uzi ko mu myaka 5 ishize buriya byagenze kuriya bikagenda kuriya muramukunda mumucike kandi ndagira nkubwire ko ntabwo twigeze dusinyana kontara n'amateka yacu nubwo ntaho twayahungira hako ntabwo twasinya nayo kontara ko ibyabaye tuzabihoramo amateka ni ikintu kibi amateka uragenda bajya kuguha akazi batubundi soninde uti ni kazitunga wo kwande wo kwatunganirwa bagahita bajya mu gitabo cy'amateka bagasanga ngo ne wagambaniye umwami kavuga ati ni uyu muntu ise yagambaniye umwami mumwicaje hano ngo bigende gute ugahita uzira amateka kandi nta n'uruhare wayagizemo amateka buri muntu kwisi afite amateka kandi aramuganiriza amateka uzikunda kuganiriza amateka arakwegera ufasha yirindwi uri gusenga Imana uti Imana ndakwinginze ngirira gutya amateka akaza ariko seka nkubaza ibi urabisengera bene wanyu hari numwe wagenze mu modoka bene wanyu numwe wuriye indege ahubwo se hari ubaka iwanyu ahubwo se iwanyu murakira none se iwanyu mujya mutera imbere amateka akakuganiriza ukamanuka urya uti mwami Yesu mwana wanjye Yesu ugahita usinzira amateka afata imodoka nziza wiguriye mu Kagera ugashyiraho make-up ukambara neza amateka ati parika nkuganiriza tuvugane ntabwo wibuka yuko isuku byagenze gutya na gutya ntabwo wibuka yuko uzi igituza cya so wowe uzi igituza cya nyoko ntabwo uzi ko isuku yakubyaka kwanga ubwo se ubundi wagukunda ninde ubundi mu by'ukuri wigira gutyo ubundi se wakwemera ninde niba na so nta mbabazi yakugiriye kuki ubabazwa nuko abantu batagukunda ugahita ukatugataha ukajya mu buriri ugahita ujya kuryama ugatangira indirimbo z'agahinda amateka gushakira n'indirimbo uririmba amateka kubwira ibiryo urya
akakubwira tumva nkubwire n'ubundi byihorere amateka gushakira indirimbo amateka gushakira uburira akagutuza ahantu mu kazu akagushakira akazu k'umubabaro ukakabamo ukagira ngo igitabo nyoko yasomye nicyo uzasoma ukagira ngo igitabo so yasomye nicyo uzasoma ukagira ngo ibibi wanyu hari icyo upfana nabyo umuntu wese arivukira nta hantu duhurira n'amateka ndasaba Imana ko uyu munsi Imana igusiga amavuta y'ibyishimo ikurutisha bagenzi bawe uhagarare hejuru y'amateka amavuta duhagarika hejuru y'amateka ukavugaho se atavuze ukakandagiraho nyoko atakandagiye ukitwa izina bene wanyu batise kubera ko wisobanukiwe ukamenya ko Yesu ijambo riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yindutse icyaremwe gishya ibya kera biba bishize ntabwo tukibarira mu byo kwa badata na badata wacu ibyo byarashize turi ibyaremwe bishya hagarara hejuru y'amateka y'Iwanyu uvuge ngo ibyo batakoze nzabikora aho batageze nzahagera aho batajya bavuga nzahavugira mazina batitwa nzayitwa ibyo baticaramo nzabyicaramo haleluya Imana iguhagarika hejuru y'amateka nukuri ijambo ryose ryaza mu gutwi kwawe rikwibutsa amateka uribwira utumva ntacyo mpfana n'amateka ntacyo mpfana na bene wacu bapfuye badafite kwizera ari abagome abo ngabo bagiye kwiba bakabakubita amasasu bagapfa nashaka aba yarakubyaraga bwira amateka ko ntacyo upfana n'ubujura ntabwo waje ku isi kwiba ntiwaje guhemuka ibikongora bitari kuribuka yuko iso ariwe wafashe umuhora agatema kwa runo akavuga utumva ni data si jyewe ntabwo naje kwica naje gukiza naje ngo Imana inkoresha iby'ubutwari hagarara hejuru y'amateka nutayahagarara hejuru yazaguhagarara hejuru ubundi y'amateka uyaterekeye ukayabyinirira ukayapfumbata arakurimbura amateka kubwira imyenda wambara amateka kubwira ubukwe wataha n'ubwo utataha amateka kubwira abo wasura nabo utasura yego amateka kubwira abo washingira nabo utashingira amateka aragusuzugura akakumanura akakwicaza hasi ku kirago wari umugore w'igishongora amateka akakumanura tari kumva nubwo uri muri iyi nzu ibuka yuko uvuka kwa runaka hahandi barwara amavunja n'imbaraga ibuka yuko bene wanyu gutya na gutya reba hariya mu nzu y'imbohe niho basaziye reba abandi basaziye hari reba abandi bari hariya nkawe ujyanye umwana Green Hills ngo ajye kwiga ajye gukora iki kandi ubizi uzabivamo ndashaka ko tushingira ku ijambo rimwe rifatika urakiri ku mateka wibuke neza ko Dawidi ubwo yari avuye imbere y'umwami Sawuli yaje ngo uriya ni mwene nde umugabo w'ingabo ati uzamwibariza afite se amateka nibakuvuga amateka se ni kuvuga bamuhamagaye kuza kumucurangira arwaye abadayimoni amateka ni cya kigore ni cya kigabo cya gikobwa ka gahungu izina rya amazina nkayo cya gipasteri rwa rushumba amateka nuko nguko atuma bakwita ariko reka mbabwize ukuri ndashimira Imana itaturebera mu mateka Imana iturebera mu kizadukore haleluya kamvuga gato ku muntu wazize amateka n'uburyo amavuta ikimana yamuremeye cyamuhaye guhagarara hejuru y'amateka haleluya umugore umwe ngo yari indaya arangije ngo aragenda ajya gusambana n'umugabo bita Gileyadi urabizi ko yari ndamuzi Gileyadi aravugwa cyane muri kariya gace ko yari umukire Maraya rero urabizi bira ngo umwana ngo ise umwana amenywa na nyina Maraya basambana n'abagabo benshi ariko ntashobora kubirwa muteye inda arangije ngo arabyara umuhungu aravuga ati uyu no kumbuza akazi nta uzantereta nkikiye umwana ngo arateru yaragejejugunye kwa Gileyadi ajugunyayo ngo ajugunyeyo Gileyadi nawe akabashatse undi mugore abo bita ba family legitime itonde bambaye zino mpete ebyiri twitegereze neza twambaye ya fiançaye twambaye ya mariage urabyumva neza twanditse no mu murenge umenye ko twanasinye reba ifoto hariya twaranasinye abagore nane touchable n'intouchable ntago bakorwa abagore baba bakazi uwo mugore wo kwa Gileyadi yigira cyangwa byara abandi bahungu hakaba umuhungu hakaba n'abandi bahungu amateka haba hari abana hakaba hari n'undi mwana aturumva dufite abana
ariko hari n'undi mwana umugabo yabyaye hanze Ayi. teregati hano dufite abana batatu ariko hari n'undi mwana madamu yazanye amateka mu bana haba hari umwana mu mateka cyane urumva nuko amateka aradusobanura akabivuga gutyo noneho mu bana no ngo hari mu undi mwana yego noneho ngo uko bagenda bakura amateka agakura kandi amateka arakura uko kuza imyaka n'amateka arakura agenda akura nagutanze no kuvuka rero none amateka niyagutanze cyane noneho ngo uko agenda akura urwandiko rw'amateka ariko anagwiza imbaraga noneho mbibutse ko ijambo riratubwira ngo yari umwana wa Maraya ariko yari umunyembaraga w'intwari noneho umwana wa mugore wambaye impeta ebyiri sibyo wasinye ku murenge agafata n'idarapo uwo yari akazi imiryango yamuherekeje ba bandi bavutse bateguye amabara za baby pink na za bresieri urumva tukabahemba abo ngabo ntawe bibivuga ko yari umunyembaraga nk'umwana wa Maraya mbibutse ko amateka y'ibyatubayeho n'ibyo twanyuzemo ntabwo afite aho ahurira n'iby'Imana ntabwo yatubuza iby'Imana izadukorera aho bihurira ahubwo amateka niyo atubeshya akatuganiriza noneho ngo bakure abona uko baganiraga uko basekaga uko bagira gute byagabanutse akavuga ati ariko se ubundi azirana kandi reka mbabwire twese hari ikintu dusangiye abagufi n'abarebare inzobe n'ibikara abiza n'abatariza abakire n'abakene hari ikintu twese duhurira ntawe uhitamo hazavuka rwose ntawe uhahitamo urabyuka ugasanga wavukiye ku mukire ukavuga ugasanga wavukiye mu muvure ukavuga ugasanga wavutse nyoko yagutaye mu ishyamba ibyo ntacyo bivuze igikuru nuko wavutse cyo wavukiye nicyo gifite imbaraga urumva rero umuhungu ati suko mba ndeba bitameze neza kumbi bari gukora inama ndashaka kukumenera ibanga ntuzigere urwana n'ibyemezo byafatiwe mu nama utageramo yego iki kintu ntuzigere urwana nacyo uwite kureba ibyo utareba ntuzarwane n'ijambo ryavugiwe ahantu utaruri umuntu akaza akakubwira ngo urumva ngo twe turi ahantu ngo runaka avuga uzaceceke kuko bakubwiye bimwe ariko ntuzi n'ibindi ntuzi n'aho byaturutse ntawe urwana n'ibintu byavugiwe ahantu atagera ndakumva cyane bakora inama adahari bashingira ku bintu batise ko atadutuka ko nta kindi cyaha dukorera kuguza amateka zakagukura ku ntebe nta cyaha wakoreye abantu ngo urazirira ngo ibyabaye mu gihe cyashize amateka gusohora mu rugo umugabo akavuga ati namenye ko wakuyemo inda ukiri umukobwa kandi yo nanasambana kugira ngo murye mwari impfubyi ukarusohokamo akavuga ati genda namenye amakuru dogiteri agukuriyemo inda twaganiriye namenye neza ko wavanyemo inda kandi watekereza ko wagiye ugaburira barumuna bawe ugasohoka mu nzu amateka guhagurutsa ahantu bakora inama bati twebwe nubwo atadutuka akaba nta cyaha yadukoreye ariko dufite ikintu turashingira ku mateka y'uburyo yavutse uko yavutse umuntu wamubyaye ni ikizira ni Maraya n'umwana wa Maraya nta mugabane akwiriye mu bya data kandi koko itegeko ryarabyemezaga ariko amavuta nahagera amavuta y'Imana nahagera zakandagira amateka jambo rirambwira ngo baramuzana baramubwira bati rero ubu tuvugana imyenda yawe twayizinze nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore ntago mama wawe ntiyasezeranye ntago wavutse bateguye za beriso wibuke ko nyoko atambaye impeta ebyiri nk'izo mama yambaye wibuke ko atafashe idarapo nk'iryo mama yafashe wibuke yuko atagiye kwa padiri cyangwa kwa pasiteri cyangwa kwa shehe nk'aho mama wacu yagiye dushingireho ku mateka ya mama wawe uburyo wavutse n'uburyo wageze aha twamenye uko wageze aha ntabwo uri umwana wa mama amateka amuganirije yumva koko nibyo baramubwira ati fata utwawe umuntu birukanye bashingiye ku mateka birengagije icyo Imana yamushyizemo banazi ko ari n'intwari bazi ko ari n'intwari n'umunyembaraga nibutse abantu ko kuba ufite imbaraga kuba uri intwari kuba ugize gute amateka ashobora kuza byose akabisesa ugahaguruka muri ofisi n'amadosiye bagacagagura kubera amateka y'ikintu utagizemo uruhare ndihanganisha umuntu wese hamwe n'ibyakubayeho utagizemo uruhare Paul ndakwinginze komera umwana nawe amateka aramuganiza ati se urajyahe nta nyoko nkumukurikire iso kwa so barakwirukanye urajyahe
ngo aratekereza ubundi Itobu ngo ni igihugu cyari gikize cyane, cyari kirimo ibintu, cyari kirimo ibyo kurya byo kuki byose, nta mujuru ujya ahantu hatari ibyo kurya. bishoboka. Arangije ngo amateka aramuganiriza aramubwira ati rero Gitobo, n'ubundi nshingiye ko nyoko yari indaya no kwase bakaba bakwirukanye ya kwibera umujuru. Amateka siko amateka gushyingira cyane ya baba we, amateka aragushyingira akakohereza ku mugabo runaka cyangwa ku mugore runaka kubera amateka akakugira inama, tumva nutarongorwa n'uriya ntawe uzakwemera, dushingiye kuri ibi nibi, dushingiye kuri ibi nibi, nutarambagiza uriya nta n'undi mukobwa uzakwemera. Nyamara amateka kwibagiza ko hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, yabaruhaye agaciro icyakuzanye ku isi kuruta guha agaciro uko wavutse naho wavutse. Aho ntacyo havuze, gifite icyo kivuze n'ikimana izagukoresha. Haleluya. Jambo rirambwira ngo amateka aramuganiriza muhindura ibandi, aragenda ngo ahita akora amateka akamubwira ati kora umutwe w'amabandi, ubundi barajyawe n'indaya urahita ubibandi, birahita byumvikana. Amateka avuga ati iwanyu uko nta muntu wasezeranye we wakwishoreye ukigena n'undi munsi ubwo ngubwo. Amateka aramubwira ati se kamubwira ibera ibandi, nta so nta nuko izo mbaraga ufite nyine zikoresha wiba, nta kindi. Umwana we ngo akoranye umutwe. Ndashimira Imana uko wireba siko Imana ikureba, uko abantu bakubona siko Imana ikureba. Ibiganiro uganirizwa n'amateka bizakurwaho n'umugambi w'Imana. Imyanzuro wafatishijwe n'amateka izasenywa n'umugambi w'Imana. Intebe wakuweho n'amateka uzayicazwaho n'umugambi w'Imana. Ubuzima wambuwe n'amateka uzabusubizwa n'umugambi w'Imana. Mavuta y'Imana hagiye guhagarara hejuru y'amateka, Imana ikubakaho izina rishya, Imana igaragaza ishusho yawe. Hari ishusho amateka yaguhaye, ariko hari n'ishusho umugambi w'Imana ugiye kuguhera. Haleluya. Jambo rirambwira ngo ariba mateka mutera kubibandi. Imana yaramuremye nk'umuntu uzayobora Isiraheli mu gitondo kimwe, ariko amateka amwereka akagomba kuba umubandi. Imana iraceceka, amateka aramuganiriza ariba, akajya ajyana akica abantu ngo bateraga abantu, ngo bakica abantu kugira ngo barye. Ayo ni amateka. Nawe ubwe yumvaga nta bundi buzima ari ubwo, yumvaga ntahatekerezwa, yumvaga nta wamuvuganira, nta nyina ngo amuvuganire, kwa se baramwirukanye. Amavuta y'Imana agira kivuganira. Amavuta aravuga, amavuta aravuga, amavuta arasenya, amavuta arubaka, amavuta araburana, amavuta arahigika, amavuta ararwana, amavuta azagutandukanya n'amateka, amavuta azagusobanura, amavuta azaguha izina, amavuta azaguha intebe, amavuta y'Imana azahagarara hejuru ya buri jambo ryose uvugwa, ya buri ntambara yose, ya buri cyasha cyose kikuriho. Mavuta y'Imana, ijambo rirambwira ngo Uwiteka yansize amavuta kugira ngo mbwirize. Niba ari Imana yagusigiye kubwiriza, mavuta azakurwanirira. Niba ari Imana yagusigiye gushumba, mavuta azakurwanirira. Niba ari Imana yagusigiye guhanura, mavuta azakurwanirira. Niba ari Imana yagusigiye kubyara, mavuta azakurwanirira. Niba ari Imana yagusigiye kwicara kuri iyo ntebe, humura wirwana, mavuta ararwana. Mavuta azagutandukanya n'abantu, amavuta azavuga izina ryawe agukureho amazina, amavuta azagushyira ku ntebe agukure ku gitebe. Amavuta we, amavuta. Haleluya. Amavuta y'Imana azagukandagirira amateka wundi. Baba ndafashijwe, utese ndafashijwe. Amavuta ntabwo uzarwana n'umunyamavuta, uzajya umukoraho unyerere. Mavuta y'Imana aho uzakora ku rugo rw'unyerere, uzakora ku bana bunyerere, uzakora ku kazi kunyerere, uzakora ku kimana amwise unyerere. Umunyamavuta nushaka umuva inyuma. Mavuta iyo umuntu afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta Imana iguha umugisha, yongere guha umugisha, kandi guha umugisha uhetse undi mugisha. No bwa mbere wabaho unyifuriza umugisha uhetse undi mugisha. Umugisha uhetse undi mugisha. Rimwe umuntu yambwiye Imana nk'umugisha ufite izina.
none mbonye n'umugisha uhetse undi mugisha uhetse undi mugisha umugisha uhekeranye uhetse undi niba ngo umugisha ufite undi uriho hanyuma urabona bajya kumwirukana Yefuta ntabwo bashingiye ku cyo ashoboye kandi bari gukenera uzi ko bashingiye ku mateka naho nashaka ngo usobanure abantu bahumva ni umunyembaraga ni intwari ariko bati mwana wa mara ubwo butwari n'ayo makorasi n'ayo majwi yawe no kwigisha no kubwiriza no guhimbaza sohoka genda jyana ibyo bigufu ugiye hakurya ko ufite imbaraga ko buri intwari amateka arabitsindagira abiri hejuru amateka yabaragaragaza mama wawe aragaragaza iki ariko se hariho natutse hariho nabwiraga nabi ntawe ariko amateka agusohoye muri iyi nzu kandi iki kintu kimenye ngo amateka nta kindi kintu atinya ukeretse amavuta y'Imana gusa uzi ko amateka kwicira ukwe kandi ushoboye kubaka se amateka nta kwirukanisha mu kazi kandi ushoboye gukora yego uzi ko amateka hagukura ku iseto ukagenda warigira atari ko bamaze nyina yari umurozi ni mu muhi kibanza hano ducururiza nta muntu uzongera gucuruza ibirozi bya nyina bizadusanga ubona haye ikiganiro yambwiye ngo ngo amateka ya kera ngo bamwe akatera umwako ngo umuntu wese yajya ku isoko akamuhunga ntibahure nawe bamwita akaterwa kubera ubukene ngo ariko uyu munsi ko amateka yahindutse mufite yakandagiye amateka ngo baza mu ruhanga barambikaho ibiganza bagiye gucuruza haleluya urumva mu mvugo y'umunyamwaka ngo mukozi mwe ntitujya mu isoko turambitseho ibiganza amateka aravuga ati uriya muryango batera umwaka abakobwa beza bavutse nk'uko abandi bavuka bakagumirwa ngo iwabo batera umwaka kubera amateka uyu muhungu rero bakora inama bati buse ko baduteye turabigira gute ngo baracunga basanga umunyembaraga bafite w'intwari washobora bamona ari wa wundi birukanye ajya kubibandi bakora inama ya kabiri inama ya mbere bayikoze bashingiye ku mateka iya kabiri bayikora bashingiye ku cyo ashoboye haleluya wibutse ko amavuta azagaragaza icyo ubashije icyo Imana yagusigiye ntawe uzigera aba wowe igihe amavuta y'Imana azaba azamuye Yesu nuzakurwanya zagwa ari wowe wazize uzakuvuga zabemba ururimi ruzagobwa abantu bazamwanga kubera kugusebya no kukuvuga kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka Yesu inama ya kabiri iraba ninde wigeze avuga muri iyi nama ya kabiri ko Yefuta ari umwana wa Maraya ninde wahe nta n'uwari kubivuga bari kumukubitira aho ngaho barya ati mwibuke ko ari umunyembaraga w'intwari ibyo kwa nyina ibyo kwandi barabibika barabitsindagira kubera amavuta haleluya ati niwe wenyine wadukiza abagabo bafata inzira abamubwiye ngo genda nibo bagiye kumubwira ngo garuka abamwambuye agaciro nibo bakamusubiza kubera amavuta ndashaka kubabwira ijambo rikomeye bamubwiye Yefuta niwe muntu wahawe igarade ipeti atararikorera baramubwiye ngo ngwino ube umugaba wacu yego tubone uko turwana n'abamoni ntabwo bamubwiye ngo ngwino tubarwanye tubaneshe ubumugaba mbere ya byose ngwino ubumugaba Imana imurema yamurebye nk'umwana wa Maraya yamurebaga nk'umuntu igitondo kimwe uzaba umugaba w'Abisiraheli ibutse ko Imana itakurebera mu mateka Imana irakurebera mu kizagukoresha Imana irakurebera mu bana igihumbi uzigisha ubwenge Imana irakurebera mu miryango igihumbi uzakorera ibikomeye Imana irakurebera mu barwayi bazakira kanseri n'imitima uzabaga Imana irakurebera mu buzasengera bagakizwa Imana irakurebera mu bari mu bakomeye b'igihugu Imana irakurebera mu bantu bakomeye mu miryango no mu matorero ntago Imana ikureberera aho so wanyu na nyokorome bakurebera ntago ikurebera mu mateka y'ibyahise ntago Imana ikurebera mu ntege nke no mu byaha wakoze iyaba ari irebera Yefuta yari gupfira aho yariciye abantu Imana irakurebera mu bihe ntago Imana ikurebera mu gihe kuko mu gihe umuntu yakora ibyango n'amaso y'Imana mu gihe waneshwa mu gihe wagwa hasi ariko mu bihe wahinduka ukomeye ndetse nawe ugatabara isi nawe ugahinduka ukomeye komeza abandi ijambo rirambwira ngo baramugaruye baramubwira ngo ngwino ubumugaba arabitegereza ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo simwe mwanyirukanye ngo ubuse mungarukiye kuko mubabaye ndashaka kuguhana
abantu bagiye kukugarukira, bagiye kuguha agaciro kawe, ariko ntuzagira inzika. Ibyabaye kubera amateka. Imana yarabikoze ngo wige ubone icyo uzakomeresha abandi bazaba bameze nkawe mu gihe cyabo. Ntuzagira uwucyurira, ntuzacyurira umugabo akugarukiye, ntuzacyurira umugore akugarukiye, ntuzacyurire bene wanyu bagupfukamye imbere. Wa wundi wakwanze narara kurota ntuzamucyurire. Ba bandi bakwimishije nibagira igihe cyo kuguhesha, ndakwinginze intebe wakuyeho n'amateka ugiye kwicazwaho n'amavuta y'Imana. Inyigisho zawe ntizizaba izo kwihenura, indirimbo zawe ntizizaba izo kwihenura, ahubwo bizaba ibintu byo guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Umugore bita Hana, igihe Penina yamutukaga amukomeretsa, yajyaga imbere y'Uwiteka ntiyasengeraga mu mateka. Ntabwo yabanzaga kwereka Imana ibyo bamuvuga, ahubwo yaravugaga ngo ntunyibuka umuja wawe ntunyibagirwe, ukama umwana w'umuhungu nzamugutura. Mu masengesho ya Penina ntiyararimo, baramvuga ntiyaririmo, kuko n'ubundi ibyo bavugaga byari ukuri, ntiyabyaraga. Amateka bavuga ni ukuri, ibyabaye iwanyu byarahabaye, ibyo wakoze warabikoze, ariko si ryo sengesho ry'imbere y'Imana. Uvuga uti nigeze kwandika amateka mabi, ariko managura aya mateka, unyubakeho ikintu kijyanye n'imbabazi zawe, unsigire ikintu runaka, unsiga amavuta yawe, ankureho amateka, ankureho amateka ya data, ankureho aya mama, ankureho aya abana banjye. Amateka y'urubyaro ashobora gutuma abantu bakwima umugeni. Wajya ahantu bakavuga batumva abyara abana bameze gutya, buriya nuriya nawe azaniye aha, nawe ni nk'abakuru be cyangwa barumuna be. Imana igutandukanye n'amateka y'ikintu icyo ari cyo cyose, igusiga amavuta y'imbabazi, igusiga amavuta y'ubutsinzi, amavuta yo kunesha, yo guhagarara hejuru y'amateka. N'abanyamateka n'abavuga amateka bazashiduke uhagaze hejuru. Kandi hanavuga, yaravugaga ngo numuma, ntabwo yavuga ngo nzamucisha imbere ya Penina muhetse, oya. Ntabwo yavuga ngo numuma bazakorwa n'isoni, oya. Yaravugaga ngo numuma uyu muhungu nkamuheka, ukanyiza igikomere cyo kutabyara, ukanyibuka ukareba umubabaro wanjye ko ntonsa, nkaheka uyu mwana nzamugutura. Ntabwo Imana ifite ibintu byo kuguha ngo uhangane n'abakuvuze. Ntabwo Imana ifite ibintu byo kuguha ngo wishime hejuru y'abanzi. Imana ifite ibyo kuguha kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Imana ifite ibyo kuguha kugira ngo ubwami bwayo bwaguke mu bantu. Ntabwo urugo Imana igiye kukubakira ari urwo kwirirwa wiyemera kuri bene wanyu, urwo nta ruhari. Imana igiye kukubakira urugo ruzatuma izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana igiye kuguha umugisha uzatuma izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana igiye kuguha icyubahiro kizatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntabwo ugiye ku ngoma yo gucira abantu mu maso no kubahimbira indirimbo zo kubakubita hasi no kurwanya uwakurwanyije, oya. Ugiye ku ngoma y'imbabazi, aho uzahagarara amavuta, hagahagarara hejuru y'amateka. Ni wowe wo guhindura. Imana igiye guhindura amateka y'umuryango wawe, ariko ihereye kuri wowe. Imana igiye guhindura amateka y'iwanyu ihereye kuri wowe. Ibibi bakoze ni wowe Imana igiye kubakiraho ibyiza ukabakuraho igitutsi. Ni wowe Imana igiye guha izina rikura igitutsi ku muryango cyangwa ku itoro cyangwa ku gihugu cyawe. Ni wowe Imana igiye gukoresha ugakura igitutsi kuri bene wanyu. Imana igiye kukubaka ibintu bikomeye. Amavuta y'Imana azagukingurira urugi amateka yari yarakinze. Amavuta y'Imana azaguha umugisha amateka yakwimishije. Amavuta y'Imana azakugeza ku ntebe amateka yaguhagurukijeho. Amavuta y'Imana azaguha izina amateka yakwambuye. Amavuta y'Imana azakugeza amateka atakugejeje. Uzakandagira aho amateka yajyaga avuga ko mutakandagira. Amavuta y'Imana agiye kuhagukandagiza. Amashuri amateka avuga ko mutakwiga, amavuta y'Imana azaguha kuyiga. Amavuta y'Imana azanye n'imbabazi z'Imana, ubushobozi bw'Imana no gukora kw'Imana no gukomera kw'Imana. Amavuta ahagaze hejuru y'amateka. Ugiye kuba udasanzwe kugira ngo uhindure bene wanyu
udasanzwe niwo Imana igiye guheraho yubaka amateka y'umuryango. Imana iguha umugisha wikwiheba, Imana iguha umugisha wikwiheba wikwiganyira. Mu gitondo kimwe uko Yefuta yatunguwe n'inama atazi uko yakozwe, niko hari inama zigiye gukorwa utazi uko zikorwa. Uzahamagarwa utari uzi kurahamagarwa, uzicarana utari uzi kuri buhicare. Abashingiye ku mateka bagiye gushingira ku mavuta n'igikundiro n'ubwiza n'imbabazi z'Imana. Imana ihaye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha. Shumbura akoze cyane, ndanezerewe, numvisha Imana muri gihe we, kandi Imana ikoze ibikomeye cyane. Kandi iri jambo rifite uko ryaje, buri jambo riba rifite uko ryaje. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkuko imvura na sherege muri Yesaya bimanuka bigatosa ubutaka bugatanga umwero wabwo, ngo niko n'ijambo ry'Imana ridashobora gusubirayo ridakoze icyo Imana yaritumye. Iri jambo ntago ryasubirayo ridakoze icyo Imana ritumye mu buzima bw'uyu mukobwa uryumvishe, mu buzima bw'uyu musore uryumvishe, mu buzima bw'uyu mugore uryumvishe, mu buzima bw'uyu mugabo uryumvishe, umusaza n'umukecuru. Nta myaka umuntu yagira Imana itahinduriraho amateka ntayibaho. Imana igiye kuguhindura intwari y'umuryango, ugiye kuba intwari y'itorero, uraba intwari y'igihugu. Imana izatuma igihugu cyawe kivaho igitutsi kubw'ibintu bikomeye byiza Imana izagukoresha. Imana izatuma umuryango wawe uvaho igitutsi ku bwawe, umuryango wawe uzavaho igitutsi ku by'Imana izagukoresha kubw'amavuta y'Imana, mavuta y'ubwenge, mavuta y'igikundiro, mavuta yo kugira ibicaniro by'umwuka hirya no hino, mavuta y'ivugabutumwa, mavuta y'ubuhanuzi, mavuta y'ubushumba, amavuta y'ubugwaneza, mavuta y'ibyishimo. Hari amavuta atandukanye Imana isutse muri iri jambo ryayo, buri wese imusutseho ahwanye n'ikizamukoresha ndetse n'ikigiye kumukoresha. Aya mavuta azaguhindura ukomeye, uzicishe bugufi umenye ngo byavuye ku mbabazi z'Imana. Mashuri ntiyabishoboye, mafaranga ntiyabikoze, ariko imbabazi z'Imana, ijambo ry'Imana ryarabiherekeje birasohora. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Imana irimo irakora ibihambaye, ibintu bikomeye cyane biciye mu ijambo ryayo. Amina, haleluya. Urakoze cyane, urongera ubasengere. Ariko nkubwire ikintu kimwe, inama y'umuryango yaramwirukanye ngo adahabwa isambu bashingiye ku mateka, ariko inama y'abasaza imwegurira umusozi w'Igaleyadi wose. Amavuta amuhesha ibiruti by'umuryango wari umwambuye. Nagira ngo usengere abantu bose kano kanya, kandi kumushaka ntibigoranye. Abakurigira neza TV no muhamusanga, na nimero yayibahereza rwose, bamuhamagara basengere. No mubyeyi uri mu gihe cyiza, no mukozi Imana kuvuga Imana yamushyizeho ibitangaza mu biganza byatuma gahumuriza abantu. Mumuhamagare abasengere. Nagira ngo ujye nyemerera ashyireho nimero ubone udusengere, nubwo bagusaba kwigenza TV ndabizi. 0788818688. Kadusenga Imana, ubasengere umuryango wamwimishije akagabane gato ngo batazamuha ubutaka bashingira ku mateka. Bamwimye umugabane agaruka aje kugaba, agaruka ari umugabo rokoti ya naho nashakaga. Icyo bamwimye cyari gito. Amateka yakwimishije akantu gatoya, icyo amavuta azagwa ni ikintu kinini cyane kidafite aho gihuriye n'amateka. Nicyo amateka yakwimishije. Amateka ni akantu gato. Ndagira ngo ubwire ngo ko ari we muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe. Aka kanya ibyo ugiye kuvuga nibyo uzabamo, ni nabyo uzaturamo. Tugiye gusenga, tugiye kwatuza akanwa kacu, tugiye kwatura tuvuge, tugiye kuvuga. Tangira uvuge, vuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo nekerereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye. Vuga ngo sinzaseba, sinzaserera, vuga ngo sinzasiragira, vuga ngo sinzamwara, vuga ngo sinzagwa hasi. Vuga bisubiremo, vuga sinzaba we uwo Satani yashatse komba we. Vuga ngo sinzaba we, sinzamuba, sinzajyayo, sinzabirya, sinzabyambara, sinzahagwa, sinzahapfira. Mu izina rya Yesu atura tuza akanwa kawe
aho bene wanyu Satani yavuze ko batazagera, vuga ngo nzahagera ndetse mparenge. Urugabana amateka yagushiriyeho, mashuri batiga uzayiga, ibihugu badatembera uzabitembera, mbyaro batabyara uzazibyara, aho badashaka uzahashaka, aho badakandagira uzahakandagira, ngendo batagenda uzahagenda. Data uyu mwanya aragira ngo dufate liste y'abantu. Amateka agira liste, amateka afite liste, amateka y'iwanyu. Kuri iyi liste ndagira ngo dukureho izina ryawe, turaho izina ryawe. Niba bapfa batabyaye, vuga kuzabyara. Niba bakinduka kubera ibyo basekuruza basinye, bakavuga ngo nibatabakorera bazapfire ku myaka 40, kura kuri iyi liste uvuge ngo izina ryanjye rivuyeho, njyewe nzarama. Niba badakira uzakira, niba badatera imbere uzatera imbere, niba batubaka uzubaka, niba batarera uzarera, niba badashingira uzashingira. Data wa twese, ibyo amateka atabemerera, mavuta y'Imana n'imbabazi z'Imana wese irabikwemerera. Kuri izina ryawe kuri liste abo Satani azi ko azasobereza mu mujyi wa Kigali, vanaho izina ryawe. Abo Satani azi ko azakoresha kuba inyamabi, kuraho izina ryawe. Abo Satani azi ko azicira mu mahanga, kuraho izina ryawe. Subiramo uvuge ngo ndi umutsinzi ndetse no kurushaho, ndi umutsinzi kubwa Yesu, ndi umutsinzi kubw'Imana, ndi umutsinzi, ndi umutsinzi. Ibyo batakoze nzabikora, ibyo batavuze nzabivuga. Data wa twese, itandukanye n'inzandiko zasinyiwe bene wanyu bapfanye agahinda, abapfuye bagapfana umubabaro, bagapfana agahinda, abapfuye baterekera, abapfuye bari kubandwa, abapfiriye kwa Nyabingi, abapfiriye mu bubandi, abapfiriye mu buraya, abapfiriye mu busambanyi, abapfiriye mu businzi, mu izina rya Yesu Kristo. Itandukanye vuga ngo nubwo nzapfa ariko siko nzapfa, nubwo nzapfa siho nzapfira, njyewe nzubaka amateka mashya ku muryango mu izina rya Yesu Kristo. Abasize bateye ababyeyi agahinda, vuga ko uzasiga ishimwe, ugatera ishema umuryango. Tandukana, kata ibiziriko by'amateka, ukata ikiziriko cya mbere, ukata icya kabiri, aho hantu mutarenga, ubwo bukene bwa karande, ibyo bintu biba mu muryango, ubwo bugomba kutabyara, uko kutubaka, uko kutarera, uko kudashingira. Kata ibiziriko by'amateka, bikatagure, turabikatisha imbabazi z'Imana, maraso ya Yesu nabikatagure, umuriro w'Imana nubikatagure. Turakatagura mu bana bacu, turakatagura ku bagore bacu, turabikase ku bagabo bacu, turabikase aho twashatse, turabikase mu badushatse, turabikase mu byaro, turabikase mu izina rya Yesu. Turakatagura imyendaro abana bavuka batateguwe, turakatagura abanywa urumogi, turakatagura ibishwe n'ibisindisha mu miryango yacu ntibizongera. Turakatagura ibyo biziriko by'ibiyobyabwenge, ibiziriko byo kwicuruza, turabikatagura ibiziriko by'ubugome. Abapfuye barisha abantu, ibyo turabikatagura. Abapfuye ari abarozi, turabikatagura. Abapfuye bacuragura, turabikatagura. Abapfuye batazi Imana, turabikatagura. Twatuye ko tuzakomera, twatuye ko turi abagwaneza, twatuye ko turi abatsinzi. Ibyo batakoze tuzabikora, abo batababariye tuzababarira, abo batagira imbabazi tuzazibagirira, abo batakunze tuzabakunda, abo batahaye tuzabaha, abo barwanyije tuzabarwanirira. Katagura ibiziriko by'amateka, katagura ibizirika abakobwa b'iwanyu, turabikataguye. Ibizirika abasore b'iwanyu, turabikataguye. Ibizirika abagore b'iwanyu, turabikataguye. Ibizirika abagabo b'iwanyu, turabikataguye. Ibizirika abuzukuru, turabikataguye. Ibizirika abuvivu n'ubuvivure, turabikataguye. Ibizirika abuzukuruza, turabikataguye. Ibizirika abaje kubagiza iwanyu, turabikataguye. Ibizirika abakazana b'iwanyu, turabikataguye. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana, umuriro w'Imana, umuriro muri famiye, umuriro uzenguruke, uyu muriro nuze, umuriro wawe Mana. Turakatagura ibi biziriko byose, turabikatagura.
turakatagura izi nzandiko basogokuruza basinye, izi nzoga bagiye gutura bagaturira ba Nyabingi, turabikataguye, turitandukanya n'amasezerano basinye, turitandukanya n'ibyo bemeye, turitandukanya n'ibyo bariye, mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana numanuke utwika izi mpapuro, turandika inzandiko nshya muri generasiyo yacu ku bazadukomokaho. Twanditse inzandiko z'amashimwe, twanditse inzandiko z'agakiza, inzandiko zo gutera imbere, kumenya Imana, ubwami bw'Imana bwagutse. Izi nzandiko nizo twanditse, yaba twe n'abazadukomokaho. Inzandiko z'agakiza k'Imana zibe muri iyi miryango, tukatagura ibiziriko by'amateka, amateka y'ababyeyi, amateka y'abasogokuruza. Mu izina rya Yesu Kristo turaburana gakondo yacu, mu izina rya Yesu. Gakondo tuzi nizo tutazi, turaburana imbago zacu, turaburana umugisha wacu, turaburana ibyishimo byacu, ibyo twimwe n'ababyeyi, ibyo twimwe n'abatureze, ibyo twimwe n'abatubyaye, ibyo twimwe n'abatugiriye nabi, ibyo twimwe n'abatugize imfubyi, ibyo twimwe n'abatugize abapfakazi, ibyo twimwe n'abatwirukanishije. Uwiteka turabiburana, turaburana umunezero, turaburana urubyaro rwacu, turaburana ingo zacu, turaburana ubutunzi bwacu, turimo turabiburana. Mbabazi z'Imana nizibizane, mbabazi z'Imana nizibigarure, mbabazi z'Imana zidufatira ibyo tutafata, zivuga aho tutavuga, zisenya ibyo tutasenya, zirwanya abo tutarwanya. Imbaraga z'Imana zifatamira abo tutafatamira, imbaraga z'Imana zizana ibyacu tutazi aho biherereye. Imbaraga z'Imana nizidufatira ibyo tutakwifatira, zituburanira aho tutakwiburanira. Amavuta y'Imana, umuriro w'Imana, icyubahiro cy'Imana, bwiza bw'Imana, gakiza k'Imana, agakiza gatahe mu miryango yacu. Turaburana buri kintu cyose, buri kintu cyose Satani yakwimye kuva mu buto bwawe, ndakiburana aka kanya ngo ucyakire. Icyo Satani yakwambuje amateka, amavuta y'Imana nakiguhereze. Mubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana, mubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana. Akira ikintu cyose Satani yakwambuje amateka, aho wahagurukijwe n'amateka, wicazwe n'imbabazi z'Imana n'amavuta y'Imana, aho wakuwe n'amateka wasubizwe n'amavuta y'Imana n'imbabazi z'Imana. Ibyo wimwe n'amateka ubihabwe n'amavuta y'Imana n'imbabazi z'Imana. Amavuta atanga igikundiro, uwakwanze akagukunda. Amavuta atanga icyubahiro, gusuzugura akakubaha. Amavuta atanga ubwiza, amavuta atanga byose. Amavuta y'Imana nakubeho. Urakoze Data, urakoze kukasa ibiziriko by'amateka, urakoze kukasa ibiziriko by'amateka. Amateka twashyizweho n'abasogokuruza, ayo twashyizweho n'ababyeyi, amasezerano bagiranye na za Nyabingi, ibyo banditse ahantu. Urakoze ko imyaka bene wacu bataramaga twebwe tuzayirenza. Urakoze ko ibyo mateka yavugaga ko batazajya tuzabirya, aho batazagera tuzahagera. Urakoze ko imiryango yacu igiye kuzura mu bwami bw'Imana, ubwo amateka yawe ntabwahagera. Ariko urakoze ko amavuta akandagiye amateka. Urakoze ko hari icyo ukoze mu bana bacu, urakoze ko hari icyo ukoze mu miryango, hari icyo ukoze mu gihugu, kandi hari icyo ukoze mu itorero, hari icyo ukoze mu buzima bwacu. Urakoze kuri umubyeyi, icyubahiro ni icyawe. Urakoze Mwami, urakoze ko imbabazi zawe zitanze itegeko muri uyu mwanya. Mbonye imbabazi z'Imana zitanga itegeko, imbabazi z'Imana zitanze itegeko, itegeko ritanzwe n'imbabazi z'Imana. mbibutse ko umuyobozi w'igihugu runaka ajya atanga imbabazi, ba bandi bari barakatiwe bagahita bahabwa imbabazi bagafungurwa. Imbabazi zatanzwe n'umuyobozi ntawe uzivugaho, nawe Imana iguhaye imbabazi kandi nta wundi muntu uzazirwanya. Imbabazi z'Imana zikwandikiye urwandiko rugusohora ahantu wari uri. Imbabazi z'Imana zigukuye zicagaguye ibiziriko by'amateka. Imbabazi z'Imana ziguhaye umunezero.
umunezero. Imbabazi z'Imana ziguhaye ubwiza. Imbabazi z'Imana zizengurutse mu muryango zitanze agakiza. Imbabazi z'Imana zikwishyuriye ideni. Imbabazi z'Imana zigukoreye ubukwe. Imbabazi z'Imana ziguhaye urubyaro. Imbabazi z'Imana zigukirije abana. Imbabazi z'Imana ziguhaye ibirori. Imbabazi z'Imana ziguhaye umunezero. Imbabazi z'Imana zisinya urwandiko mu rugo rwawe ku buzima bwawe, kandi nta muntu uzaruhindura, nta n'uzarusinya. Imbabazi z'Imana zivuzeho ya ku migambi yose ya Satani yari iri ku buzima bwawe. Wakire ko hari itegeko ritanzwe n'imbabazi z'Imana. Mana, dushimiye imbabazi zawe, dushimiye imbabazi zawe, twongeye gushimira imbabazi zawe. Uyu mukobwa ashimiye imbabazi zawe, uyu musore ashimiye imbabazi zawe, uyu mugore ashimiye imbabazi zawe, ndetse uyu mugabo ashimiye imbabazi zawe. Imbabazi zawe zongeye kubaka uyu muryango, imbabazi zawe zongeye gutanga agaciro. Urakoze, dushimiye imbabazi zawe. Hanyuma y'imbabazi ngo nta rundi rubanza. Urakoze kubw'imbabazi, kandi uzakiriye ni uzihawe, nyirazo arazumva ziyumvemo. Urakoze ko hari ibyo urangije kubera imbabazi, kandi hari n'ibyo utangije kubera imbabazi. Urakoze ko hari ibyo ukuyeho kubera imbabazi, kandi hari n'ibyo ushyizeho kubera imbabazi. Twakiriye imbabazi zawe, imbabazi zikoze umukwabu, kandi amavuta aherekejwe n'imbabazi. Ayo ngayo niyo ahagaze hejuru y'amateka. Urakoze ko Mwami uyu mwaka urangira ndetse nuza hari amashimwe abantu bazatambutsa kubwira ijambo watangiyemo imbabazi, kubwira ijambo wakandagiye amateka. Urakoze ko Satani ari wajyaga asa kutubwira amateka, ariko urakoze ko aroje kutubwira nanone uburyo imbabazi zawe zikandagira amateka. Urakoze ko Mwami waduhereye imbabazi muri Kristo, turazakiriye by'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Hallelujah. Kandi Imana bakomeze nagaruka kuri TV. Twajya no gusti. Hallelujah, hallelujah. Saya mafile. Hallelujah, hallelujah.